Mwaramutse nanone turabashimiye ko twongeye guhura ku murongo nyarwanda ngo tuganire muri iki gitondo cyiza cyo kuwa gatandatu tariki 11 nako ni tariki 12 ukwakira ni ukwezi kwa 10. Ukwakira ikaba ari izina ry'ikinyarwanda. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mbese ni nko ari ibitekerezo tugiye kungurana kugira ngo twumve icyo bamwe babyumva babitekerezaho n'abandi icyo babitekerezaho. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yitwa Dr Bizimana Jean Damascene. Ejo yari ari mu karere ka Nyamasheke. Yari mu karere ka Nyamasheke yagiye kwifatanya n'ihuriro ryaho ry'abagize ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda kugira ngo baganire ku aho bagize bagera kuri urwo rwego rw'ubudaheranwa. Baganiriye byinshi bijyanye n'uko imibanire yabo n'abaturanyi babo ihagaze, birumvikana ibibangamiye imibanire myiza. Murabizi amakimbirane mu baturage ntajya abura. Hari bamwe bashobora kuba bagifite n'ingengabitekerezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ya yindi biti yo kwishyiga bagenda bacengeza mu bana babo. Ibyo ngibyo biracyahari, cyane cyane yuko Abanyarwanda ubu ngubu harimo bamwe babonye jenoside, hari abayikoze, hari abayikorewe barayirokoka, hari abana. Mbese ruracyari u Rwanda rurimo ibyo byiciro byose by'abaturage. Agezeyo rero baraganiriye, ariko kimwe mu bintu yagarutseho nagira ngo twunguraneho ibitekerezo ni ikintu yavuze kivuga ko abanyamadini yarabanenze, avuga yuko hari bamwe bashaka kurya amafaranga y'abayoboke babo cyangwa se y'abaturage binyuze mu kubizeza ibitangaza. Ngo nukora ibi ngibi ugatanga iri turo ngo ibibazo wari ufite bizakemuka. Niba ari abana batafite ibikoresho by'ishuri bazabibona, niba uri umukobwa utararongorwa uzabona ukurambagiza kugira umugore, niba mbese ibibazo byinshi babasezeranya yuko bizakemuka. Arabivuga, avuga yuko ibyo ngibyo biri mu bintu bimwe na bimwe bishobora kuba biteza ibibazo abaturage, bigatuma n'udufaranga duke bari bafite turibwa n'abantu umuntu ashobora kwita abatekamutwe cyangwa se abandi bantu baba batagamije ibintu byiza. Muri uko gukomeza rero kubisobanura, yaje gushyiramo ingingo isa naho yagirwaho impaka abantu bakabiganiraho. Yaravuze yuko hari abanyamadini babeshya yuko Imana ariyo yatumye u Rwanda rubohorwa, Imana ariyo yabohoye u Rwanda igatuma rugera aho rugeze, igahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Dr Jean Damascene Bizimana ni Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ni minisiteri nshyashya ifite akamaro kanini mu kongera kubaka imitima y'Abanyarwanda. Ikindi ni umunyamategeko ariko wanize seminari, byajya byivugira. Aherutse no kwibwira urubyiruko rwari rwaje ku munsi mpuzamahanga w'amahoro hariya ku rwibutso rwa Gisozi. Ubwo rero yavuga ibyo ngibyo ababizi, abazi ibyo avuga, bazi n'impamvu ituma bivuga. We avuga ko mu by'ukuri kuvuga yuko inkotanyi arizo nako Imana ariyo yabohoye u Rwanda igatuma jenoside yakorewe Abatutsi ihagarikwa atari byo. Kuri we inkotanyi nizo zahagaritse jenoside, zimaze kuyihagarika zibohora u Rwanda. Guverinoma mbi yari iriho zirayirukana, zishyiraho guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ari nayo yubatse u Rwanda kugeza ubu ngubu. Niko dogiteri abyumva. Anabishingiraho avuga yuko nta kuntu wavuga yuko Imana niba ariyo yabohoye u Rwanda, ushobora no kwibaza ese kuki itabwiye interahamwe ngo ziyerekeraho kwica Abatutsi. Icyo nicyo yibaza. Akavuga yuko rero kubitekereza gutyo byasa naho ari ukujijisha, ahubwo ababikoze ni inkotanyi kandi zirazwi, nizo zubatse iki gihugu zikivana aho cyari kiri mu nyenga, mu icuraburindi, ibintu byose byarasenyutse. Aho uciye hose wumva imirambo, nta nzu ikigira urugi, nta dirishya, ibiro bidakora, ibintu byose byarapfuye, nta bitaro, ntaki. Zirarwubaka zirugeza kuri uru rwego. Ibyo ngibyo niko n'umuyobozi abyemera. Ariko nawe ukurikiye umurongo nyarwanda ushobora kubibona ukundi.
ushobora kubibona ukundi nawe ukavuga uti ariko ibyo ari byo byose nubwo uvuga yuko ari inkotanyi ariko nazo zari zakorerwagamo n'Imana. Iyo ninde ngingo waba uzanyemo ushobora gusobanura ukavuga uti ibyo ari byo byose nk'uko bavuga yuko Imana ifasha uwifashije, ni ukuvuga ngo inkotanyi zakoze ibyazo hanyuma Imana irazifasha. Iyo ni topic yawe nawe ushobora kuzana. Dr Bizimana we aravuga ati rwose abantu bavuga ibyo ngibyo birengagiza yuko muri ibyo bihe hari n'abantu bavugaga yuko bakorera Imana ariko bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ese abo bantu nabo wavuga yuko Imana yo abo ngabo kuki itababwita nyamuneka nimurekera aho ngaho kugeza ubwo inkotanyi zije zikaba arizo zihagarika? Ko hari abantu Abatutsi bicirwaga muri za kiliziya, bicirwaga mu nsengero, murabizi, ndetse hari n'abiciwe mu nsengero zitari muri kiliziya z'Abangirikani. Hari n'ahandi ahantu njya numva bavuga yuko Abatutsi baticiwe no mu misigiti, ariko ahandi rwose pe barishwe mu nsengero za Pentecote bagiyemo barabica. Kiliziya Gatolika byo murabizi, hari za kiliziya nyinshi zahindutse inzibutso, zagizwe inzibutso, hari na kiliziya z'Abangirikani zahindutse inzibutso, mbese hari henshi. Aho hantu hose abo bantu babikoraga basengaga Imana. Ukaba wakwibaza uti niba barasengaga Imana kuki Imana itababwiye iti nyamuneka ibintu mugiye gukora ni bibi kandi ni mubireke, hanyuma aba bantu mubareke babeho kuko nabo ni abantu nk'abo? Topic ya Minisitiri Bizimana ndayumva, kubera yuko niba Imana itarobanura ku butoni ntabwo ari bushyigikire bamwe ngo ireke gushyigikira abandi. Ntabwo niba Imana ariyo yahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi yari bubikore hakiri kare, ntihagire n'Abatutsi benshi bicwa kuko ifitiye ubushobozi. Ntabwo ari burindire yuko hapfa bagera kuri miliyoni ngo ibone kuyihagarika, ngo nirangiza ibone no kubohora u Rwanda iruha abayobozi beza nk'uko bimeze ubu. Inkotanyi nizo zabikoze, zibikora zifite imbaraga nke, ibikoresho ari bikeya, nabo ubwabo ari bake ariko bafite umutima ukomeye no kwiyemeza, barabikora. Birashoboka bigera kuri uru rwego tubibonaho muri iki gihe. Ni nayo mpamvu nazo zibyemera yuko ibyo zakoze, ndavuga inkotanyi n'ubuyobozi bw'iki gihugu, ibyo zakoze bigomba kurindwa kubera yuko ntabwo Imana ariyo izava mu ijuru niba ari ituye, niko njya numva bavuga, ngo ibuze abagizi ba nabi guhemukira u Rwanda. Abanyarwanda ubwabo nibatabyikorera yo ubwayo ntabwo izava mu ijuru ngo ize ihagarike ibwira abo bagome iti ntimukore ibi. Oya, abantu nibo bagomba kwirindira ibyabo biyubakiye. Tugarutse rero kuri wowe ushobora kuzana topic ivuga iti Imana yarabikoze, n'ikimenyimenyi narayisenze ngize amahirwe mbona irandokoye mva mu mwobo. Buriya uko mbona Abatutsi barokotse jenoside yabakorerwaga, barokotse kubera impamvu bigizwemo uruhare n'ibintu umuntu ashobora kuvuga nka bitatu cyangwa se bine da. Icyambere, imvura. Mu kwezi kwa kane guhera ku itariki 7, ubwo reka tuvuge kwa kane muri rusange, kwa yuko muri biriya bihe ntabwo imvura yagwaga nk'uko bimeze, ho yagwiraga igihe igatangira kwa kane kwaba kugeze kabuze yuko imvura igiye kugwa koko. Imvura yari nyinshi ku buryo interahamwe zabaga zigiye kujya guhiga mu kugaba ibitero zikugama. Iyo imvura zisangaga zagiye kwica zahitaga zitaha zikajya kugama. Iyo ubwo birumvikana yuko Umututsi wari wihishe yabaga abonye umwanya wo kuba wenda yava ahantu hamwe akajya ahandi, niba ari ukujya gushaka kumbati ko guhekenya akakabona, niba ari ukujya kubona agasigati kuko icyo gihe ibigori byari byeze n'amasaka akakabona kugira ngo agahekenye, niba ari n'utuzi turi kugwa ku ntuze kwikoma akeneye two kunywa akagenda agatega akagira gute akatunywa kugira ngo yumve yuko mu nda hajyamo ikintu yongera agira ubuzima. Imvura iyo yahitaga interahamwe zarongeraga zigatera. Ni ukuvuga ngo imvura hari uburyo runaka yagiye
irindamo abatutsi bakabona aho bihisha, cyane cyane yuko n'amasaka yari yeze kubera iyo mvura, n'ibyo bigori n'ibihuru byari bihari, kugira ngo umuntu abone aho yugama, aho yihisha, niba ari n'uwo mungoti nawe ujyamo ibyatsi bimurengere bijye hejuru ye, hanyuma ntagaragare. Niba ahagaze no mu masaka atari muremure cyane ku buryo yayasumba, byibura abe abasha kugira gute, nta muntu umubona, abasha kwihisha. Ibyo byarakomeje. Nyuma y'uko imvura igenjeje amaguru makeya, abandi bantu babigizemo uruhare kugira ngo habe hari abatutsi barokotse, ni abahutu bamwe batahigwaga, bagize umutima wo guhisha abatutsi bari bakomokaga kubabagabiye, cyangwa se umuntu akagira impuhwe kubera yuko akuzi akaguhisha. Abo ngabo ni nayo mpamvu Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu zihemba abantu nk'abo ngabo kubera akamaro bagize. Abandi bantu, ikindi kintu umuntu yavuga cyagize akamaro kandi cy'ingenzi kurushaho ni inkotanyi. Inkotanyi iyo zitinda kugera ku batutsi bari bakihishe ngo zibatabare zibavane aho bari bari, ntabwo sinzi ko byari bukunde ko wari usigara, kubera yuko ya mvura yari imaze guhita, amasaka barayatemye, ibigori barabisaruye. Ubwo rero iyo interahamwe n'ingabo za Habyarimana baza kuba bakicaye aho bari bicaye mu ngo zabo, noneho n'umututsi ya masaka yaratemwe na bya bigori ntiyari bubone aho yihisha. Mwibuke yuko kuva icyo gihe guhera ku itariki 7 kugeza u Rwanda rubohowe mu mpera za Nyakanga, icyo gihe cyose abatutsi baricwaga. Abari basigaye ari ingerere, bashonje, nta mwambaro bagifite wo kwambara, nta mbaraga zo kwiruka, nta kintu na kimwe basigaranye cyatuma babasha kongera kubaho. Iyo inkotanyi rero zitahaba ngo zize zirukana interahamwe zihagarike jenoside, mu by'ukuri biragoye yuko umututsi wari mu Rwanda muri icyo gihe ubu ngubu yaba akiriho, bari gushira. Imana reka tuvuge yuko yabigizemo uruhare, ariko nanone muzirikane umugani w'Abanyarwanda uvuga yuko Imana ifasha uwifashije. Ntabwo iyo inkotanyi zitagira uwo mugambi mwiza wo kuza kubohora u Rwanda no gutabara abicwaga, Imana abo bavuga yari bubikore. Ntabwo yo yari bufate intwaro, kuko ntabwo Imana sinzi niba izi kurashisha imbunda, ariko sinzi niba ibyo yanabikora. Nkeka yuko ibyo biri muri aferi zireba abantu, bitari muri aferi zireba Imana. Ubwo rero tuvugishije ukuri, nunze mu rya Minisitiri Bizimana n'abandi nabo bashobora kubyumva ukundi, inkotanyi nizo zabohoye u Rwanda, zitabara abatutsi bahigwaga, zirarwubaka zirugeza aho rugeze ubu ngubu. Ndabizi neza yuko zizera Imana, ariko nazo zizi neza yuko Imana ifasha uwifashije. Niyo mpamvu zikora ibishoboka byose kugira ngo zikore ibiri mu bushobozi bwazo, zikore ibyo zibona by'ingenzi kandi bifitiye abaturage bazo akamaro. Hanyuma Imana niza ishaka gufasha u Rwanda, izasanga u Rwanda narwo ruri mu mwanya mwiza wo kwakira iyo nkunga y'Imana. Mu magambo makeya nibyo nagira ngo tuganire muri iki gitondo. Buri wese ashobora kugira igitekerezo abitangaho uko abyumva. Ni urubuga rwo kuganiraho ku Murongo Nyarwanda TV. Dukomeze tuganire, abatarakora subscription bayikore, muyikandeho subscribe, tujye twiganirira. Nanjye ndahari, dukomeze twungurana ibitekerezo ku ngingo zireba u Rwanda, akarere n'isi muri rusange. Mugire weekend nziza, nakagaruka.